akabazo ka nyuma k'amatsiko wenda atari n'ibyo twari turiho bya RDB. Wigeze kumbwira ngo wigeze uhura na Perezida Paul Kagame, muhura nta bwoba wari ufite ko abantu benshi bavuga ngo uyu muntu ahuye na Perezida Kagame aba yumva ameze ate? Wowe wumva kuba bw'iki? umuntu akumva nawe hari ibyaha nari ndimo ngende kushaka wumva umeze ute? Wari ufite feelings? Oya, nahuye nawe wari uri mu kazi oya oya yari inama yego y'abanditsi bakuru abanditsi bakuru b'ibinyamakuru yego, so yari editors forum. Actually nta bintu byinshi nuko namuregeraga minisita w'ububanyi n'amahanga. Icyo gihe nari mvuye Kongo, naragiye muri ya ntambara ya Nkunda yego, ndi kumwe n'abazungu ba AP wa CNN n'uwa Al Jazeera. Uruneho duhura na bariyeri y'abakongomani yego, baradufata, barangije bo barabarekura, nge barangumana ngo ni nasi y'u Rwanda. Icyo gihe muri Kongo habaga ambassador witwaga Rugira. Noneho barambwira bati wowe ninde ukoze mu Rwanda nk'umunyamakuru? Abantu bose baranze batoke batufite telefone ya ambassador wanyu muri Kongo, ni batemuhamagara. Rugira ati turamuzi ariko ntabwo ari leta yamutumye. Ese leta numa gukora itangazamakuru? Arambwira ati ariko byanamufasha, ariko byaba byiza ko consultinga Minister of Foreign Affairs. yego, Baturategereza rero abanza consulting Minister of Foreign Affairs, then barebe ukuntu bakwe evacuating muri icyo kibazo. Rugira aragenda arahera. Ndumva umugabo yari yitwaga Ambassador Amadine Rugira. He's a good man. yeah, Bona birarambiranye, mpamagara mushiki wacu. niwe wari minisita. Icyo bintu simbijyamo iki. Muri icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yaje mu nama y'aba editors forum bo muri Afurika. yego, Iyo nama nyirimo Serena. Icyo kibazo ndakimubwira. Ibintu byanyu rero uri murashaka ko tuba abanyamakuru ntangarugero nk'aba bose mwateranyirije. yego, Ariko nyamara agenda arajya mu kazi, igihugu cyawe kikagihakana. Ababishinzwe kumproteja kurabwa ari leta nubwo. None se umunyamakuru atubwara leta. umugesa w'icyo kibazo Twaravuganaga gusa ubwoba bw'iki. ubwo se minisita ntiyakurebye nabi mushiki wabo? Ntabwo ashinzwe abandeba neza n'abandeba nabi. nayo nabonye bayakoramo amashanete iki, ariko se umugabo ibyo bintu ntibiba, iyo politike ntibisanzwe ihari muri Minagri cyangwa muri RAB, ntibaba basanzwe babifite? Ntabwo mwumva neza. Ndi kuvuga ngo ibyo bitekerezo uvuga ntibiba bisanzwe bihari, haba habura iki ngo bikorwe? Ababishinzwe hari crise nyinshi cyane mu gihugu ziterwa n'abantu bari mu myanya batakagombye kuba barimo. Nurese ni byabe twahereyeho. Umuntu arajya mu nama yo gushyiraho ngo umutware n'umwami akorera leta, nayibajije ari mu ishyaka ariko ubutegetsi naribajije, gusa uwo muntu wambwira yuko yayobora na RAB akayigeza. Erega ibintu birimo ikibazo gikomeye. Hari abantu batakagombye kuba bahari. Umuntu ari aho ngaho ngo ayoboye niba ari minisiteri y'umutekano w'igihugu, afite ubutumwa bwira abantu bizururire n'ubwabwirira igufi ngo ube sensitive kuri bariya abantu, ngo akenshi ntibayikunda. Ngeze kugira minisita wa local government nganira nawe, sindi bumuvuga izina. ubwo ni minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Sometime back ntabwo ngo ariko buriya ngo Mutara uragoranye, ngo abantu baho ngo nibumva gahunda za leta. Ndamureba umugabo twabonanye uwo munsi sinongeye kubona nawe. Ndavuga urabizi ko utekereza gutyo urinjije. Umuturage yakunanira gute? Yego, yavugaga ko bamunaniye abo mu Mutara ngo kubayobora ngo nibitabira gahunda za leta gute se?
ikibazo cyaba ari wowe muyobozi, ikibazo ntabwo kiba kiba abaturage. yego Abaturage has never been a problem no mu myumvire yabo. yego Ndabizi Mutara mbere ikiri intara yego yagiye igira abagavana benshi, ariko niba hari umugavana wabaye successful Ngeri Jules Rutaremara, kandi icyo gihe ari kapiteni. Uzi ibintu yakoraga, yarabasuraga akabaganiriza, yego akicara agatumira abasaza bakaganira nabo, akavuga ati ibi bintu ko mbona bikwiye gukorwa na gutya na gutya, ibi bintu mwadufasha iki? yego Yareze akababwira, aho kugira ngo avemo n'amavuga ngo iyi nama yafashe umwanzuro w'inguyu ngo mugende mu bitekerezeho. Umusaza waragendaga akabwira abaturage ati leta irashaka ibi ngibi ni mu bikore, kandi natwe turabona ari byo byiza, bikikora. yego Bazana umusaza aza we ngo inka ngo zarwaye uburenge, ngo amata bakayabyarira mu muhanda, ngo inka irwaye uburenge ngo muyihambe ngo muyitwike. Navutse mbona inka zirwara uburenge zigakira, amata tuyanywa ntidupfe. Ariko haza umuntu ngo we ngo ni veterinary, sizo babyigira mu bihugu by'abazungu, ibintu tuzi bikorwa. yego Mwe muje gutuga ngo noneho ngo izo nka ngo tuze ngo inka yishwe n'uburenge ngo tuyiriye twapfa. That's a lie, okay? I am telling you ko ari a lie kuko naziriyeho zishwe n'uburenge cyane, kandi ntabwo ari rimwe si kabiri. urumva rero nibyo umuyobozi yapfaga n'abo baturage, kubabwira ibintu biri scientifique bo bakazana ibiri kiritireri byabo. Ariko ntabwo ari kiritireri, nubwo ushobora kubyita ko ari kiritireri. Ngiye Mugabe navutse famiye yacu kwa data na sogokuru, yego lunch breakfast mu gitondo ari milk, lunch ari milk, supper ari milk, ubuzima bwose ari ukwirukanka inyuma y'inka muziragira muzitaho. Wowe muganga wikojeje hariya ubyize, niba tuvuge ari muri Israel ugarutse umbwira ngo inka ntabwo ishobora kurwara uburenge gakira ngo tuyitwike, cyangwa ngo n'inyama zayo ngo ndapfa. That's a lie, that's not true. Ni inka z'abazungu, buri inka z'abazungu zitandukanye n'inyarwanda cyane. Inka y'abazungu ziko yicwa uburondwe buyica, uziko n'ubushyuhe bwinshi burayica. Ariko inka zacu ntabwo inka wabona yikubise hasi kubera ubushyuhe, kirazira. Ziramenyereye that lifestyle. Inka zabo ziba mu biraro, usanga inzara zarakuze, zirya ibigori, zikarya iki, amase yazo ni wanayafata. Uraje ngo uri dogita ngo veterinary nemera ni ayisakiramo, ni dogita veterinary. No mu giturage cy'iwacu niwe wa mbere twabonye yagize lisansi, ari dogita mu gace kacu. Ubwo mwemera rero ko ari wo mu gace kanyu? Mwemera ko yakuriye mu buzima bw'inka mbere y'uko ajya kubyiga, arabizi azi ibishoboka n'ibidashoboka, azi ubwoko butandukanye bw'inka, azi ko umuti wose udakora ku nka kimwe. Urumva hari inka nk'ubu inka ya Gishwati kubera ko hakonje uyizanye mu Mutara yapfa cyane. Indwara inka yo mu Gishwati yarwara, iyo mu Mutara siyo yarwara cyane. Iby'inka yo mu Mutara ishobora kwihanganira n'izuba n'iki, ntabwo ari iby'inka y'Igishwati yakwihanganira. Ibi ni ibintu, ariko abaganga bacu b'abaveterinary bose niba yigiye ku nka ya Gishwati, urugero ziriya zo mu Buholandi, akaza yumva ko inka zose zimeze nk'izo mu Buholandi, akaza ashyiraho amabwiriza akumva ko ibi bintu biri scientifically proven, akaza abyarira amata mu nzira. Umuswa niyibuke yuko ari n'umunyarwanda, icyo ari kizira kizana n'umuvumo ku gihugu. Niko twemera, turi abantu bafite umuco, tuzi neza kuva kera ubukungu bw'u Rwanda bwari bwubakiye ku nka. Urashaka kuyikoza i Buholandi ukazana cya digiri cy'igipapuro nazi cy'ubugoryi,
kaza utubwira ikintu rero iga tumaze twavukiyemo reba Mugabe hari umusore ugira soroga ivuga ngo inka ni umunyarwanda inka ni umunyarwanda ubwo bureka urugero uzi kuza n'umuganga inka yacitse gukika urabizi inka kuba igiye kubyara ariko noneho uzi yuko yibyara habanza kuza amaboko n'umutwe noneho iyo ikabanza amaguru cyangwa se inka ikaba yikitse inyana yitambitse umuganga akavuga ngo birasaba ko tuyibaga babaganga banyu ngo tuyibaga inka yakitse tuyibage uri n'umuswa ubwoke ngo turayibaga ngo niturangiza turayidoda ngo igakira akayibaga yego zimwe zigakira ariko you don't need that Mugabe nshyiraho ukuboko inyana nkayicurura nkayishyira ku murongo nkabyaza inka ikabyara nkamenya uburyo ngomba gukama umuhondo nkagomba kumenya amata inyana ironka amata angana iki ngenda yikama angana iki ndayisigira gute ese amata nyisigira arayihaza cyangwa nongere nyisigire niba nkamye litiro 8 nayisigira nka litiro 2 zishobora kwirwaza ibyo twita igikira amashuyo bya bintu bibyimba hano ibyo ntabwo nabyize ariko ndabizi inka iravunika nkayunga nkamenya nabibayemo inka inanirwa guhaguruka kubera yagandaye nkayikubita imyotso mu mugongo nkoresheje umubundo ndarangiza nkafata ibiti n'abandi bantu tukayihagarika nyihagarika mu biti umunsi umwe ku munsi wa kabiri n'ikigenza rero wowe uragenda ukanzanira abantu bigira ku nka zo mu Buholandi ziri hagati y'inka n'indogobe ngira ngo ukabizanira i Rwanda icyo nkuyemo aho ni uko umuyobozi yagakwiye kuyobora ahantu yumva n'imitekerereze yabo n'imigenzereze yabo kugira ngo abashe ntabwo ukeneye ahantu wumva niba uri umuyobozi cyongera ukaba uri umuyobozi reka ngubwire gera ahantu ganira n'abo baturage menya umuco waho menya kirazira zabo ibyo twita tabu bamenye nk'ubu ngubu ujyanye i Karongi niho njya numva ngo haba abaturage bafunga umutwe ndagenda rwose nkagufasha kuwufunga ariko ngatuma mugera ku cyo nshaka kigerwaho ikibazo kireze jyana n'abantu mu njyana yabo banza bamenye jyana n'abantu mu njyana yabo murakoze niyo mpamvu bavuze kimwe cy'ubushakashatsi erega ubushakashatsi si n'ibintu bikomeye bituremyemo urabanza nawe ukiga ibintu ukabisobanukirwa iga abantu buriya uzi n'ubwo abanyarwanda twese dufite umuco umwe uzi ko buri karere abantu bafite umuco wabo cyane nose ko cyumva yuko niba bagukuye i Kigali bakakujyana kujya kuyobora Nyamasheke uri bujyane imitekerereze y'abajya Kigali gatangira gufunga abantu kuko batambaye ishati iteye ipasi Nyamasheke ushobora kuhazana isuku utiriwe ukoresha ubikora nk'uko i Kigali mubikora ushobora kubikora ubundi buryo hari umugabo yahoze ari meya Rubavu njya nkunda kumutangaho urugero umugabo yavukiye Nyabihu ngirago arangije akurira Rubavu mu Makoro yigira Rubavu arangije amashuri yisumbuye ayigira Musanze kaminuza ayigira KIST ubu yabaye University of Rwanda arangije aragaruka akazi yabonye yabaye vice mayor wa Musanze arangije aba mayor wa Rubavu ise yari umusaza mwiza cyane w'inshuti yanjye yarahagarariye yari umu agent wa Bralirwa
umugabo wikiriye w'umusaza yari afite abagore nk'abangahe. Uwo mugabo perezida akajyaza bakahakorera, perezida wa repubulika bakahakorera umwiherero w'abayobozi, serena ikigezweho ibiki. Hareze akavuga umwanda. Umugabo akaza akambaza, muga ni Karame. Icyo gihe nari Rubavu mpagaraye New Times. Muga Karame, kumba mbona ntako nageze, umujyi usa neza, umwanda bandega n'ubu. Yego. Nareba umugabo, okay, mbere yuko tuganira ku mwanda basi nyereka isuku wakoze hano. Ati umuhanda urasa neza, ibi sanga uwo mugabo ikibazo afite ni kimwe. Yego. Ndarasohoka, donc baramusaba ibintu atazi. Ntabwo z'isuku bamusaba. Kandi n'abayimusaba ndabona bitaga iryarye, kuko urasaba umuntu ikintu atazi, mwereka uti ibintu bikorwa gutya, nyarukira ahangaha, reba basi turashaka gukora hase nk'aha. Ahantu kure narasohokaho n'igihugu, narihakora na masters hanze, naragera mu bindi bihugu ngo areko imigisi. Nta kindi, yavukiye Rubavu, yigira Rubavu, segondera yigira i Musanze, kaminuza yigiye Kigali muri KIST, ahantu hakomeye cyane ageze ni Kigali, asubiye kujya kuba vice mayor wa Musanze, avuye aba mayor wa Rubavu. Uramusaba isuku iyi ayizi, sino kwimenye iyi site we iyabona ko yayikoze, ariko we ntabwo unyuzwe. Urashaka iyi basi wajyanye umuntu mu rugendo shuri, byaje kurangira se ikoze byibuze bamwegusha. Byaje kurangira agiye kwiga, ariko ubu ni umucuruzi wa mbere ukomeye muri Rubavu. Urumva ahubwo nibwo yigiriye amahirwe. Ariko urumva ikibazo kirahari, sinekereza yuko n'uwo bashyizeho yumva neza exactly vision ya Rubavu uko ukwiye kuba imeze, cyane cyane umujyi wa Gisenyi. Reka nk'urugero, sinigeze kubikubwiraho, nyakubahwa muyobozi wa RDB kubona ni investor ushobora kutuzanira umucanga naho yawukura Dubai akubaka the highest beach hariya, birasaba iki? Abaturage bose begereye Ikivu bakigirayo. Nibyo narigiye kubwira Ikivu ko bigaragara ko bagituriye, hari bigireyo. Nta muturage uturira ikiyaga, bigireyo. Hajye beach ifite nka metero nka 600 cyangwa kilometero nk'eshatu. Kwa mbere habe haririmbira, narabikubwiye, kwa mbere buri mugoroba, kugira ngo abanyarwanda bose badafite aho basohokera ajya avuga ati weekend ndaba ndi Rubavu. Habe hari beach yakwakira nk'abantu 5,000 byibuze barenga, kugira ngo urabona iyi gahunda ya Visit Rwanda. Umuhanzi kwa kane wa Nigeria ajya afata Rwandair, yisanga i Kigali, imugeze Rubavu, cyangwa se agende n'imodoka Rubavu, adukubitira umuziki kwa gatanu. Kwa gatanu no kwa gatandatu. Kwa gatanu agende tube tuvuga ngo twebwe turangije akazi Kigali, tumanutse kuruhuka i Rubavu, tuhabona ikirori cyiza cyane. Kwa gatandatu batuzera an international DJ, bakubite hari ku cyumweru batuzanira umukongomani, aze ari dukubite rumba ya idea dance abantu nk'aba Koffi Olomide. Kwa kane batuzanire, kwa mbere nimugoroba batuzanire aba local artists baba bashobora gukora kwa mbere kugeza kwa gatatu. Nibigera kwa gatatu bahagarike, kwa kane bazane wa wundi wa nyege wa wundi wa Tanzania ahazi, batuzanire n'abandi bahanzi ba Uganda. Kwa kane, kwa gatanu badukubitira mu Nigeria, kwa gatandatu batuzanire Beyonce. Urumva
habashije kuboneka umucanga nk'umwe tujya tubona aho Yego. bitaza hanyuma abava i Bujumbura abava i Kongo abava i Kigali n'umuntu ajya ava Kampala agiye gusohokera i Gisenyi ibyo bintu kuko birasaba ubwenge bwinshi kandi amafaranga barayafite abanyarwanda birahenze ariko barayafite iyo beach kuyikora arayafite nk'uyu mugabo musaza Egide Gatera unyiriye Spin Rwanda Mountain T n'ibiki uyu musaza afite amafaranga kuki utayashora muri ibyo bintu kandi si uwo gusa hari abandi bagabo bakomeye RDB bitabegera ngo babenterese iriki kibazo kiri muri RDB abantu bamwe urababwira innovation bakumva ku developing ama apps ama software you don't need software dufite amazi apfa ubusa hariya y'ikivu yego ariyo amazi nayacuruza nkajya na Dubai nkagura icyuma cya kindi kinyura mu mazi hakayishushanya umukororombya nkakora ruwaziri yo mu mazi ya mazi atumbagira mu kirere ndakubwa nakora ubukerarugendo bushingiye ku mazi uburyo wajya ureba ibintu biri mu Kivu kumirwa mwashinga amato ubwato bumwe bukajya buhaguruka i Kamembe buzanya abantu b'i Burundi ubundi bugahaguruka i Goma ayandi mato narangiza andi mato ugayashyiramo ubwato butoya bw'abantu kwishimisha mu Kivu gusa batwara uruhande rumwe reka ngubwire abasereveri bahakora b'abahungu cyangwa abakobwa urabona abakobwa beza bari mu Rwanda n'ababyaza umusaruro kandi n'abajyanye mu Burayi nk'abagira abasereveri ariko kuva kwa kane ntibongere kwambara ipantaro cyangwa ijipo bose ndabashaka mu dukabutura n'udutishati n'akagofero byo ku mucanga nyine byo ku mucanga abasore n'ikabutura n'utundi mbese na ya migi twumva iteye imbere za Copacabana mu beach ya Miami yego nkagukubitira life hari igisenyi umuturage wese w'igisenyi wese yakwiyimura namwimuye kuko abakire bose bagura Gisenyi yego akwiyo gahunda umenye hari mugabo nayo muri RDB nayo baba badafite iyo gahunda ntabwo nabyumva ndi kuvuga ni wasanga barabyumvanye abantu bo muri RDB ko ntekereza ko nta kuntu baba badafite iyo plan none se baba bayifite iyo plan nkaba mvugiye nayo bafite horo muri RDB barasinziriye kuko urumva bashora amafaranga menshi muri Visit Rwanda abantu rero nibamara kuza muri Visit Rwanda bitaye ku madiru yenda ya perezida ko aba successful yego donc za diru perezida bakora kugira ngo bo batume zishoboka mu Rwanda cyo ni icyambere icya kabiri abashaka serivisi za leta bazibone kandi byihuse ikaba nka one stop center yego icya gatatu umushoramari uvuye hanze agashobora gushora imari mu Rwanda bakamworohereza yego icya kane bakora kugira ngo barebe ko tourism na hotel industry birimo gukora icya gatanu ni ukwakira inama mpuzamahanga n'ibyo ariko ibyo byose wavugaga biri muri ibyo ngibyo nabyo barabizi amahoteli iyo nama yo zibaye usanga nyuma y'inama bakeneye ahantu bajya kuruhukira bajya kwenjoyingira muri cyane bafunguye ka free zone hano bategetinga Cogamo hano ku Gisementi yarahombye ubu yararangiye hasigaye yakora iyo kunuza yo mu Biryogo kubera nabwo hari abasilamu binywera icyayi n'iki n'ubundi twarekera aho ngaho ariko akabazo ka nyuma k'amatsiko wenda atari n'ibyo twari turiho bya RDB wigeze kumbwira ngo wigeze uhura na Perezida Paul Kagame muhura ntabwo wari ufite ko abantu benshi bavuga ngo uyu muntu ahuye na Perezida Kagame aba yumva ameze ate wowe wumva kubabwa iki hari ibyana rindimo ngende kushaka wumvaga umeze ute wari ufite feelings oya nahuye nawe wari uri mu kazi ndabivuga oya yari inama y'abanditsi bakuru abanditsi bakuru b'ibinyamakuru yego so yari editors forum actually nta bintu byinshi
nuko namuregeraga minisita w'ububanyi n'amahanga. Icyo gihe nari mvuye Kongo, naragiye muri ya ntambara ya Nkunda, yego ndi kumwe n'abazungu ba AP, wa CNN n'uwa Al Jazeera. Noneho duhura na bariyeri y'abakongomani, yego baradufata, barangije bo barabarekura, njye barangumana ngo ni nasi y'u Rwanda. Icyo gihe muri Kongo habaga ambasada witwaga Rugira. Noneho barambwira bati wowe ninde ukuzi mu Rwanda nk'umunyamakuru? Abantu bose baranze. Batoke batufite telefone ya ambasada wanyu muri Kongo, ni batemuhamagara. Rugira ati turamuzi ariko ntabwo ari leta yamutumye. Ese leta inuma gukora itangazamakuru? Arambwira ati ariko namufasha, ariko byaba byiza ko consultinga Minister of Foreign Affairs. yego Baturategereza rero abanza consulting Minister of Foreign Affairs, then barebe ukuntu bakwe evacuatinga muri icyo kibazo. Rugira aragenda arahera. Ndumva umugabo yari yitwaga Ambassador Amadine Rugira. He's a good man. yeah Bona birarambiranye, mpamagara mushiki wacu. niwe ari minisita. Ibyo bintu simbijyamo iki. Icyo gihe nyakubahwa perezida wa repubulika yari yaje mu nama y'aba editors forum bo muri Afurika. yego Iyo nama nyirimo Serena. Icyo kibazo ndakimubwira. Ibintu byanyu rero murashaka ko tuba abanyamakuru ntangarugero nk'aba bose mwateranyirije. yego Ariko nyamara agenda arajya mu kazi, igihugu cyawe kikagihakana. Ababishinzwe kumproteja kurabwa ari leta yanumye. None se umunyamakuru atubwa na leta. umugesa w'icyo kibazo Twaravuganaga gusa ubwoba bw'iki. ubwo se minisita ntiyakurebye nabi mushiki wabo? Ntabwo ashinzwe abandeba neza n'abandeba nabi. ko wari umureze ku muyobozi we? Ariko se we nta nubwo ari mushiki wabo naregaga. Ubundi ikibazo cyanjye cyari leta ifite polisi imeze ite mu guprotectinga abanyamakuru mu gihe baba bagenza imbibi z'igihugu. Urumva ikibazo cyanjye? Ikibazo cyenda cyumva ariko na leta ariko niba n'abandi barabifashe ko ari ukuregana, ni ikibazo cy'imyumvire yabo. Ikibazo cyanjye cyari leta yawe nyakubahwa perezida wa repubulika mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'abanyamakuru, noneho b'abanyarwanda. Polisi yawe niyihe mu kubarengera mu gihe barenze imipaka y'igihugu cy'u Rwanda? yego Ntabwo cyarebaga Mugabe gusa. ese ubundi leta ishinzwe kukurengera igihe wagiye mu kazi kawe itagutumye kuko uri umuturage w'igihugu gusa? Yes, umuturage w'igihugu. Erega umuturage w'igihugu niho honyine nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuturage wabo w'igihugu. yego Itegeko ryemerera perezida wa repubulika kuba ashobora agomba kurengerwa na leta. yego Byakwangame ubutegetsi yabona ari byo ari nabyo bikwiye, akaba yahagurutse ingabo za Amerika ikajya kuzana umunyamerika wahuye n'ikibazo. Icyo ni ikintu bemera. Niyo mpamvu buri gihe tubonye umunyamerika wafashwe mu gihugu runaka bihita bihinduka ibibazo bya politiki y'igihugu na Amerika. Yego. Ariko rero natwe mu Rwanda muri make namwibutsaga polisi yawe ku munyamakuru. Ubundi umunyamakuru ntabwo atubwa na leta, abanyamakuru barigenga. Umunyamakuru w'umunyarwanda ufite ikinyamakuru cyanditse mu Rwanda, yego iyo agiriye ikibazo hanze y'imipaka y'u Rwanda, protection ihari imezite. yego Nawe arankundira ngaho twagisemo amakosa, ariko icyo kibazo ntikizasubira, turiyo turareba icyo tubikora. Muri make ni nko kumbwira ati we are developing a policy kureba uko how you can be safe outside Rwanda's territory. None se mwiyongeze mu bihugu by'amahanga, ikintu cya mbere mbaza gukora nshaka hari ambasade y'u Rwanda gavuga ndahari. Uzi ikintu mba ngiye gukora? yego Kubavuga ngo mufite inshingano naho bankubitira muri club muza kumfata mukarinda umutekano wanjye. urumva rero ukuri kubisobanura ni nako byagakwiye umunyarwanda amaze kuba umuntu ukomeye ku isi, ko ngenda mbyumva bageze baramumenya. Ubwo rero
ntabwo byaba ari byiza ibihugu bigiye bimenya agaciro k'umunyarwanda igihugu cye kitarakamenya. urumva ko abayobozi bacu bagakwiye gushyiramo imbaraga mu kurengera. ariko hari aho babikoze. wabonye intambara ya Ukraine igitangira? Yego, nabonye ko bivakiwe abanyarwanda. uzi ukuntu babivakiwe? sinabikubwiye. ni operasiyo idasanzwe, sinari ko ari ibintu byakozwe n'abakoroneri n'umujenerali b'abanyarwanda. uburyo ibihugu byinshi bya Afurika byasabaga u Rwanda ngo mutubabarire bwo muzana abanyu natwe mutuzanire. perezida avugana na perezida wa Ukraine, avugana na perezida wa Russia, babahereza window, barabaevacuatinga. n'abari ahantu hari intambara barabaevacuatinga bose, bashyira mu ndege barabazana. yewe kugeza n'umunyarwanda umwe, umunyarwandakazi wari wanze kuza kuko afite mu boyfriend w'umwarabu, ngira ngo bose babazanira rimwe mu Rwanda na boyfriend we. urumva rero u Rwanda baraye badasinziriye. ibintu byakozwe mu minsi mike cyane, biba a very successful operation. Nyarwanda operasiyo ntabwo nari narayimenye. iyo nakunze niya muri Libya batera kwa Gaddafi, abanyarwanda bariyo barabaevacuatinze, abigaga bahita babasubiza mu mashuri ya yerika ku buntu. nyine ubuzima bwabo buba stable, ntabwo bigeze bahangayika. ya Ukraine yari irenze kuko yari irimo diplomasi iri ku rwego rwo hejuru. ndakuvuga perezida ntiyavaga kuri telefone, abambasada bose bari basohotse mu biro. buri munakodere umunyarwanda ari umubyeyi wari bakavugana n'ababyeyi bakababwira mwe mutuze tubirimo, umwana wanjye ara. Ukraine barayijagajaga bakurayo abanyarwanda. ingabo z'Abarusiya ntizagira icyo zikora n'iza Ukraine kuko bose bari babavugishije. operation yihuse ihenze ariko igakorwa mu gihe kigufi cyane kitarenze icyumweru. operation yari yarangiye. mu ntambara amakompora avuga ko nta kantu k'ubwenge. nicyo kikubwira agaciro k'umunyarwanda. umunyarwanda amaze kubaka izina ku isi hose. icyo cyo nta muntu aho ngaho ndabyumva ku kurinda abanyeshuri no kubikorera abandi banyarwanda basanzwe. ikibazo cyane cyari ko noneho abanyarwanda b'abanyamakuru, kandi ikibazo cyari gifite rezo, kuko urumva kugira tumenye amakuru abera mu bindi bihugu bisaba ko mujya kuyashaka. ariko se nk'iyo uza kugiriraho ikibazo, ubwo byari kubazwa nde? byari kubazwa wowe ku giti cyawe nk'umuntu wijyanye, cyangwa byari kubazwa igihugu nk'igihugu cyagutereranye? kiretse igihugu cyanjye kitabimenye ko nda hantu ndi mu kaga. so niyo mpamvu mu byo ngomba gukora ngomba kumekinga sure ko ari umuntu mfitanye in contact agomba kumenya aho ndi. yego. Roba, reka mushimire. murakoze cyane. Shimire n'abari badukurikiye ku biganiro bya Quality Times. murarikire komeza gukurikira ibiganiro byacu by'ubutaha.